baragoza ngo basanze ngo basa neza basanze bagita indaya nuko rero ntabwo mbona ko ntabwo mbona ikibazo kuko Jesse mbibona ikibazo kuba ari indaya n'umwuga n'umwuga bari gukora oya bino bintu tujye reka dusobanura abantu batubona babyumva tutaza kubagusha mu rujijo ntabwo bishoboka nka ibyabyo gucuruza umubiri urumva ugendeye ku kimero ubwabyo ibyo bintu birasebetse biranica umuco ariko nkwibutse ko abenshi banabyito babitegereje kuvuga zirandaye nyinshi n'abana batarabahawe uburere mu ishuri batarize oya yego bano bari ku mihanda ubu ngubu twita ko ari indaya ariko kugeza ubu bakaba bafite izina indangamirwa bari ku mihanda mu rwego rwo kuvuga ngo ndakennye ntacyo mfite nta burayi si inkwambuye ijambo none urashaka kuvuga ko aba bantu bashobora kuba bacuruza imibiri yabo biterwa n'ubukene cyane ngewe kuko iyo buretse ngenda bikubwira kuko iyo umwegereye ukamuganiriza wumva nta kindi akomozaho umwegereye iyo umwegereye ese ngo urihe nukuvuga ngo rero abandi babagira indaya nimwe mubagira indaya nukuvuga ngo ahubwo ndetse kurubeze ahubwo niba bareka bakorwa burari ku basore binjiza amafaranga dukora imihanda dushyiramo amazi tuvura abantu dushyira amafaranga muri mitiwere ariko nyakubahwa ubu urashaka kuvuga ko igihugu cyakagombye gushyiraho umusoro ku muntu ucuruza umubiri we ntabwo tuvuze ngo abantu bose b'indaya ariko mu gihe umuntu yinaniwe kwifata yabigiyemo bamusoresha ayo mafaranga babishyira muri mitiwere avuzwe n'abantu batishoboye ariko tawo uzi ko nubwo turimo tuvuga wenda abana bantu bicuza ku muhanda cyangwa se bagurisha imibiri yabo ku muhanda n'ubwo ngo n'ubu ngo ugeze hariya mu kanogo mu mugoroba wababona n'ahandi wababona ariko mwibuke ko bagurwa n'abagabo n'ubwo ndashaka kukubwira nta bandi bantu bakora uyu mwuga cyangwa se n'ubwo ngo irirari ryishe ryabase kandi ugasanga ari abana bo mu bipangu cyangwa ari abagore bafite abagabo ugasanga uyu mwuka urababase kandi abo bantu nibura bafite n'uburyo bw'imibereho ese ubwiye ubundi ikibazo ndabyumva ubundi abagabo muzafata ibihe by'imizi nimurwanya abo bagore b'indaya abagabo urabarwanya gute kuri bo bagira ntabwo nitujya kubarwanya ntabwo tuzahera ku bagabo tuzahera kuri bari abagore kuko niba uza agashyira ibyibero akagira irari agakururwa n'umubiri oya ntabwo ari ibyo uzabirwa n'icyo yabikoze utabafatiye mu buryo utabasa oya umva nkubwita ijambo umva ikinyarwanda ukuntu kivuga ikinyarwanda cyavuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko ntibapfundikira akebo kabo noneho abagabo rero ko batagira amatsiko ntabwo guca mu ijambo kariya kantu gapfundikirwa kuko mu nda afite ikirimo mu gihe yashonje none se ubu noneho nawe urindaye ariko kakantu kari agaseke abanyarwanda gapfundikirwa kubera ko ufite impamvu ufite ubayeho neza kubera inzara nyakubahwa Tawusi ngendagira ngo mubaze ikibazo n'abari hano kuri kamera badukurikiranye nabo bazatubwire muri comment buri muntu wese uko ashonje buri wese ushonje abarindaye oya ibyo ntabwo gushyigikira ntabwo mvuze ko umuntu wese ashonje ari indaya abagabo b'indaya murahari kuko ni mwe mboga ibyari gabora none se aba bakobwa cyangwa se aba mama barimo bakora uwo mwuga ntabwo ubwabo birongora uramurekera neza kuko nuko ngo hari ababashyira muri uwo mwuga ahubwo gihe ikibazo cyane iki kintu kirimo kigenda gitutumba gifata intera nuko ngo cyakagombye gucika giti Tawusi aragira ngo bashyireho umusoro babasoreshe wenda bazatinya umusoro bagabanye uburayi ariko gisi uko ntibishoboka ntabwo batinya umusoro ntabwo batinya umusoro ahubwo haramutse hagiye ikintu cyo kuvuga ngo leta noneho idushyiraho umusoro bamwe muri bo bahita babona ko bashyigikiwe n'ibikorwa bakora uzi ko uyu mwuka ukomeje kugenda ututumba ntabwo tubyemerera ntabwo tubashyigikira ahubwo impamvu nasize ngo bashyiraho uriya musoro aba bantu binjiza amafaranga menshi cyane urabyemera
binjiza amafaranga menshi mwe mu gutana gukoresha oya kuba bakinjiza amafaranga menshi ibyo ntabwo nabitindaho nta nubwo nabiha umwanya munini cyane ahubwo gihe ikintu ndimo ndeba uzi ko bigeze ku rwego usanga umugore ufite umugabo afite ukundi kuboko cyangwa se ngo akana basohokana umugabo we niba ari mu kazi urumva niba akorera leta cyangwa se yego ugasanga afite akana ngo batemberana ikibazo cyo gusa mu bintu by'indaya kibi cy'indaya nuko zisenya ingo z'abubatse kuko rega nimwe mujya kubagura mubatse mufite ingo reka impamvu uvuga ngo ni mwebwe nahise barirongora reka dusatira umusozo w'iki kiganiro turimo tuvuga ku ndangamirwa cyangwa se kuri abo bantu twise ese indangamirwa ko nteze babyita inka uyu munsi byari umuco byahindutse oya uyu munsi tujye tumenya n'uburyo tugororamo ikinyarwanda cyacu indaya ni izina nyandagazi mwese n'ubundi ziba ziyandaritse oya ahubwo turabasegasira bakitwa ko barangamirwa reka turimo dusatira rero gusoza reka twakire Katabarwa iki kintu cy'indangamirwa urakivugaho iki ngewe icyo nyivugaho ni ikintu kimwe birababaje biteje ikibazo biteje icyo nakita inkeke kubona umwana w'imyaka 15 ava mu ishuri akinjira mu mwuga w'uburaya abwinjijwemo n'uwo bumazemo igihe kinini uri mu myaka nka 30 abone twakumvisha hanyuma tabuse urabivuga iki ngiye cyo navuga nuko nta muntu umwe kwihutaza ngo ukorora muga yego kuko ahubwo bakakwegerwa bakaganirizwa bagashakirwa ibindi bakora bagashakirwa aho bajya ariko ibyo leta yarabikoze yabashyiriyeho amasoko reka se nkwambuye ijambo kuko narihorana ahubwo ndagira ngo noneho icyo kintu turimo tugikorotira tuvuge ku kintu kigendanye n'ubusinzi bukabije burimo bugenda bufata intera ikomeye aho abantu uyu munsi barimo bajya mu kabari ugasanga barimo baratarama mu kabari ndetse mu ngo bakababura ubwo kenshi na kenshi n'abagabo iki kintu cy'ubusinzi bukabije murakivuga iki reka duhere kuri nyakubahwa Katabarwa urabivuga iki kintu cy'ubusinzi bukabije ubundi ubu businzi ikintu cyo bigo nabuvugaho nekereza ko na ba nyiri tubari ba nyiri business babigiramo uruhare kugira ngo kino kibazo kino uretse mu mwanya tumumva uretse gato uransobanura gute kuntu wowe nimba wifuza ko umuntu agira ubuzima buzira umuze uzahereza umuntu inzoga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba uribuka ko uretse tabo reka maze nkubaze urimo uragira uti uriya tubanze twumvikane ko ari umucuruzi aha ni umucuruzi uretse gato tukimara kumenya ko ari umucuruzi reka ibyo acuruza mbe mbyambuye agaciro njye mbanze nkubaze ikibazo uramutse ugiye kugura imyenda ugasanga umuntu afite imyenda ukagura umwenda wa mbere ugashaka kugura ishati ya kabiri ugashaka kugura ishati ya gatatu n'ujya kugura iya kane azakubuza oya tandukanye imyenda twamaze kubona ko ari umucuruzi nyakubahwa nambara nyumva neza iki kintu uriya muntu ni umucuruzi ndabyumva n'umucuruzi sibyo ndabyumva n'umucuruzi ariko se tandukanye imyenda n'inzoga ahubwo leta nireba iki kibazo cy'ubusinzi bukabije igihe umurongo ibinyujije ku masaha agomba gufungirwa akabari none se amasaha niyo azagena icyo umuntu anywa reka twakire tawusi ibintu by'ubusinzi ntabwo mbibonamo ikibazo cyane ahubwo abanywa bakarengera bakarenza urugero ariko nanone abacuruza nk'uko namuvuze umuntu ucuruza nta sikosa afite yewe naranguye reka muyishyireho naranguye inzoga nashinze akabari narakodesha aho nkorera nasoze imyanda nasoreye ibishingwe nasotanze umutekano nasoreye Rwanda Revenue nkeneye amafaranga kwagaruka nagiye gucuruza nkeneye ko abana banjye biga nzabura milivare kuvuga ngo rero ngo nzaregariza ngo by'umuntu ari bumwe ngo muheri mwe ngo irindi rimwe ndari mwima gute nkeneye ko ibyo naranguye bishira burerwa ikeneye ko njya kurangura ni nayo mpamvu uzacuruza byaba ngombwa bakanarara mu kabari ahubwo ikintu navuga ku bantu bacuruza bakarara mu kabari icyo nicyo rero nakomeje nko kuvuga ngo ikintu nashishikariza abantu bacuruza leta yishyiraho amasaha akabari kagomba gufunga ugarura ibigo bya kera kandi biba mu ntuza ntabwo turi mu Rwanda
ntabwo ntabwo turi muri nubwo lockdown udacuruza wenda twebwe turacuruza ni ukuvuga ngo ikintu navuga ariko no muri lockdown abantu baracuruza ikintu wasaba leta ahubwo igihe dukorera ikangurira abacuruzi b'inzoga kujya bareba abantu bahanywereye bateza imvururu bakabibahi bateza umutekano muke wakoze cyane bivuze neza Ntabwo bateza uzaba- umutekano muke kwa gusinda waramutegera moto akagenda kuko yinjiza menshi none se uzi ko cyangwa umuntu ukamusora mukamusiga reka nkubwire kano kantu ngerekano ngiremo kandi Mwe yinjira uzi mu ko mugenda uzi ko mukamusiga. izi nzoga ubu businzi bukabije bugira ingaruka mu muryango aho umuntu ahembwa aho kugira ngo ajye kugura umuceri ndetse agurire abana imyenda umushahara wose akawujyana mu kabari na miliyoni wayinywera ibyo bintu na miliyoni barazimwe ibyo bintu wabivugaho iki na miliyoni barayinywera ibyo witinaho ni nkuko nanjye ucuruza akabari nakashinze ngira ngo nunguke nshobora kutagira aho ngeza mu rugo oya wowe ushobora kutagira aho ngeza mu rugo kandi ariyo ugacuruza ibyo rero ntabwo abakiriya baraza bakagura wese reka ngaruke ku kintu wari uvuze mu kanya Eh. cyo kuvuga ngo uteje imvururu wese bamutegere mutataye bashyiraho ababacyura bashyiraho abantu bareba abantu hari ngo baba winjiza ngara umunyemerere muretse gato ukamutegera moto oya muretse gato abadukurikiranye munyemerere dukorozingira hano ikiganiro ni ukuvuga ngo nakagaruka